Hello guys, mumeze neza? Rero mbibutsa ko twagarutse hano kuri Hirwa Imagine TV, nkabanje kukugezaho noneho nyuma yuko nkugejejeho abahanzi cyangwa se indirimbo 10 zumvishwe cyane ku rubuga rwa Spotify na Apple Music, nkabanje no kukugezaho noneho indirimbo 10 zumvishwe cyane zo muri Afrika ku rubuga rwa Spotify. It's a bonfire with official Hirwa Christian official. I'm back to you my friends. Okay, twihuse cyane rero mu gutegura aya makuru nifashishije ikinyamakuru nka African Facts Zone, ikaba yaragaragaje urutonde nk'uko ngiye kurubabwira ahangaha. Rwose mba ngenda nkora ubushakashatsi bw'imbitse cyangwa se deep research kugira ngo nazababeshya abantu banjye. Rega ndabakunda cyane mwebwe mwaba boss banjye. Mbibutsa ko rero muri kumwe nanjye Hirwa Christian official kuri Hirwa Imagine TV. Rero tutatinze cyane mu makoni, reka dutangire ku mwanya wa mbere. Nawe ngiye kubabihiriza reka duhere ku mwanya wa 10. Nibyo byiza. Ku mwanya wa 10 rero muri Afrika, indirimbo yakunzwe cyane muri Afrika, kwibaza ngo ni iyi. Abantu benshi uyu ni umuhanzi baramuzi cyane, nimara no kwivuga bahita bamumenya, bahita With You. Iyi ni indirimbo ya Davido yafatanyijemo na Omale. Bakabara noneho baratubwira ngo ikinyamakuru kiritubwira ko yagize streams 2M.8 streams ku munsi. It is impossible. It is possible. Muri make batubwira ko iyi ndirimbo yagize miliyoni 2,800,000 abantu bayumvishe ku munsi umwe igisohoka. It is impossible. Uri kumva ibyo bintu ariko ni ibintu bya danje. Katwikomereze ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo bita Gold. Iyi ni indirimbo ya Juice Asake. Rwose urumva ni collab ya Juice na Asake. Iyi ni indirimbo rwose nziza cyane, ako ntago ari collab na nibeshye. Indirimbo ya Asake ifite miliyoni 2,800,000. Muri make urumva baranganya, ariko numbaze ubwo ni ikinyamakuru kiba gifite ibyo cyagendewe biri deep. Ubwo rero hano ku rutonde rwacu tuba twagiye twifashisha, tubona ko nayo ifite yagize miliyoni 1,800,000 ku munsi. Ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo Zaza. Iyi ni Frena na Shalipopi, ikaba ifite miliyoni 2,800,000 streams. Ndabona biri kungana, ariko nyine ntago wamenya uburyo ibinyamakuru biba byabitondetsemo. Ariko nyine biba byakoze deep research, mpamya ko baba batibeshye kuko hakoramo abantu bari experienced cyane. Twikomereze ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo bita Mood, ni ya Key Black, ikaba ifite miliyoni 3,300,000 bro my dear. Indirimbo nini cyane. Noneho ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo bita Don't Let Me Drown. Iyi ni nkavuze ngo Don't Let Me Drown. Iyi ni indirimbo ya Burna Boy, ikaba ifite miliyoni 3,300,000. nayo akaba ari abantu bamaze kuyumva ku rubuga rwa Spotify. Ku mwanya wa 5 ushobora kwibaza ngo ninde. Tukibutsa ko ukunda ibyo dukora, wajya muri comment ukatubwira ikintu ushaka, natwe nacyo tukakikubwiraho kijyanye na showbiz. Rwose ntamya ko ari ikintu cyiza cyane. Ushobora kugirana nawe rero ukatubaza ibibazo wiba yibaza by'amatsiko, tukabigusubiza hano kuri Hirwa Imagine TV. Tubibutsa ko rero wakora subscribe, like, share na comment, kubera ko ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye cyane kuri twese, cyangwa se kuri twebwe. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo bita Ewo. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi uzwi cyane. Niyo mpamvu bandikaho ngo Famous Pluto Shalipopi Zerdi. Iyi ni indirimbo ifite cyangwa se maze kumvwa n'abantu batari bake, ikaba ifite miliyoni 3,500,000. ugereranyije n'uburyo umuziki wacu uri gutera imbere bya hatari muri Afrika rwose. Ubutaha no kuzabakorera mu Rwanda nabyo muko mutabimbaza. Okay, twikomereze. Ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo bita Yamo. Iyi ni indirimbo ya Mo Black Salif Keita afatanyije na
Cesaria Evola Frank Fala. Urumva ni indirimbo yahuriyemo n'abahanzi bagera kuri 4, ikaba ifite miliyoni 3,900,000 ugiye ku bantu bagenda bayumva nyine bamaze kuyumva bayumva buri munsi. Ku mwanya wa 4 iyi ndirimbo yumvwa n'abantu miliyoni 3,900,000 kugeza ubu ngubu nibo bamaze kuyumva. Noneho ku mwanya wa 3 turasanga indirimbo bita, ushobora kwibaza ngo bayita ngo iki, bayita Love Quantity. Iyi ni indirimbo ya Skay, ikaba ifite billion streams, shatse kuvuga ngo ifite biliyoni 1 ya streams zimaze kumvwa n'abantu miliyari. Ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo y'umuhanzikazi Ewan. This is a big artist from South Africa and around the world, kubera ko uyu ni umuhanzi ukomeye cyane ndetse akaba yamaze no gutumirwa hano muri Giant of Africa hari Kigali. Urumva ko bizaba ari ibintu bya danje, bizaba ari ibicika rwose. Rero uyu nta wundi bamwita Tyra, indirimbo ye yitwa Water, ikaba ifite biliyoni 1 cyangwa se miliyari 1,017,000 streams n'abantu bamaze kuyumva. It is a big ku muntu ni kigaragara ko igitsina gore rwose muri Afrika kiri improved kandi barashoboye. Urabona indirimbo ye ije ku mwanya wa 2 kurikije abantu bose, abahanzi bose tuzi uyu ni umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzikazi akora cyane. Ku mwanya wa 1 ni indirimbo mwakunze muri benshi Ewana, ifite ibyinitse Ewana. Umuhanzi nawe none ejo bona amaze no hashize igihe yaratangaje ati kunywa itabi ni ukugaragaza ubuhanzi cyangwa se ubushongore bwanjye, kugaragaza ubuhanzi nyine, kugaragaza ubuhanga bwanjye mu bihangano byanjye, kubera ko yanditse ku rukuta rwe rwa X na Instagram ko yanditse avuga ati ni ukugaragaza ubuhanzi bwanjye my dear. Ariko iyi ndirimbo murayizi, ngombwa ngo nyivuge. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Hano ni kuri Hirwa Imagine TV nk'ibisanzwe. Iyi ndirimbo bayita Calm Down. This is big song around the world and also in Africa. Iyi ndirimbo ya boostinze cyane my dear Ewan, iratwika harashya koko. Gusa this is featuring, iyi ndirimbo yakoranye na Selena Gomez na Rema, uyu umuhanzi w'umunya-Nigeria ukiri umwana bro, akaba afite amafaranga. Akaba yakoranye rero n'umumama cyangwa se umwita umuhanzikazi witwa Selena Gomez. Uyu ni umuhanzi umaze kwandika amateka. Hari abo bambwiye bati niyo wagenda kwicara iyi ndirimbo yagutunga ubuzima bwawe bwose. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, ngira ngo mwagiye mubona ama-challenge muri Aziya bayakora, Afrika, ibihugu byose mu Burayi Ewan. It was a big and a big song. So uyu muhanzi rero yitwa Rema, iyi ni indirimbo ye yitwa Calm Down, niyo yaje ku mwanya wa 1 mu ndirimbo 10 zumvishwe cyane muri Afrika ku rubuga rwa Spotify. Njyewe nari Hirwa Imagine TV, nari Hirwa nkaba narindi kubagezaho iki akaba ari njye wagiteguye.